ngeze sashika nahise ngura ibintu bitandukanye ndavuga ni reka ngende abana banye namaze kwishimana nabo reka ngende shima Imana nipfurize Noel abatashoboye kuva ku gitanda njerayo mpera ku gitanda cya mbere cya kabiri. I will never forget nza gusanga umugore nari mvuze iki umugore ndimo ndabwiriza uraha hano haraka twaturido ngiranya mbona nta muntu urimo nkomeza kuri uru ruhande kumbe arimo ariko harashashe neza nawe nta nubwo ushobora kumenya ko harimo iki harimo umuntu ngebye gutya niyo hano yavuyemo nkomeza hano shoje arimo arantega iki maze gusengera uyu mugore wari ahantu baravuze nonye ndahari ndakata hari ibyo nari ngifite ndamuha shyira ku ruhande ndamubwira nti naje kwifuriza Noheli nziza nubwo uryamye hano ibi bizarangira Imana iragukunda mubwira ibintu byinshi ariko reka mbabwize ukuri natinye profe nibwo nari mbonye skelete y'umuntu utugufa ahangaha utuntu twarinjiye amaso yavuyeyo utu turumye ndavuga ni Imana iragukunda igira ite iragukunda agiye kubona abona ndarize ndize numva aravuze ngo ntashobora kurira arimo arababaga cyane hagize akanya mugati urarize ndambwira ni ahita arambwira ngwino mubwira amwe ngo fata hariya urabonamo amafoto mfatayo mbona umugore nari mvuze iki wambaye akajinsi utebeje ufite haleluya nyinshi amataye arambwira ngo soma inyuma ku ifoto nsomye mbona handitseho ngo mataye arambwira ngo banyitaga mataye kubera gutera neza ngo none ndyamye aha nta n'umubiri unsigayeho ndamubaza uyu ni wowe arambwira ngo uyu ni jyewe abona ndaturitse ndarize nawe ararira ayahe sara navayo ndamubwira uyu ni wowe ati reba munsi kuramo andi mafoto nkuramo umugabo we abana b'impanga bato cyane bato ahita arambwira ngo ndashaka gusaba ikintu ntego ntusabire gukira kuko ntibishoboka byararengeranye sabira Imana impa iminota 30 ntababara ntuyisaba isaha itisubiraho ntuyisaba amasaha 2 ntibishoboka sabira iminota 30 birenda naraboroze nsabira 30 minutes nubise usengera uriya mugore sabira iminota 30 ate siyo Mana yawe irabishoboye ntirabishoboye yampa iminota 30 ntagaragurika ntaribwa ndamubwira nti irabishoboye nzamurijwe cyane ni Yesu hari impamvu wanzanye hari ndasara nuje ati wasenze ntanavuga ikindi ati unsabira iminota 30 unsabira impa amahirwe ati tugiye India gatatu byaranze South Africa ati kuko urumva nari umucuruzi hano muri Mateus abantu bose baranze narayakoreye narayagize gute narayakoreye atariko yose arangiriye ku mubiri ndayariye koko atunsabire kubera uburwayi mfite ntabwo bikunda ko banzanira abana banjye b'impanga nabyaye nkuze ndabakumbuye sabira Imana ntarapfira kuri ubu buriri impa amahirwe bikunde banyereka abana banjye mbakikire kuri aya maboko abiri ntarava muri iyi si nk'umubyeyi birase navuga ngo nararize naraboroze hashize akanya mbona hinjiye umugabo mwiza cyane ahita arambwira ngo ya nigiye mutware we ati urakoze kuza kudusengera ahita binshiramo byose mbona nawe arimo ararira arambwira ati batubwiye ngo dutegereze ati ubu turi hano dutegereje ati niyo mpamvu ubona ambwira ibintu byinshi okay ngiye kumva mu mutima numva mu mutima mukara arambwiye ngo ntutinyishwe na situation arimo
aho ageze bamaze gukura aya maboko ndi Imana y'umunota wa nyuma. Nagiye kumva numva ndasa n'umuntu bacometse ku mashanyarazi mpita ndamureba. Buriya iyo ufite ijambo yagukopeje riraryoha we. Ujya kumva ukumva ntuhagaze wenyine, ujya kumva ukumva urupfu rumizwe n'ubuzima. Ndeba umugore ndamubwira nti mama umva nkubwire ibintu wasabye bito, Imana igiye kuguhagukira. Atarambwira ati reka gushidikanya, igiye kugukiza kandi aba bantu uzabakikira. Arambaza nikwivuze kandi ugavuga nikivuze kubera kubabara afata ibintu nikivuze nikwivuze iriya yo mu ijuru cyangwa niwo bivuze. Ubwo yaramaze kumbwira ngo nicyo nari mbazaniye atuyinsabire n'imbabazi. Nari umurokore ukomeye ndagwa amafaranga yaraje ndarambarara. Ati amafaranga yankuye ku Mana, amafaranga nyirukaho, amafaranga ndayabona. Ati uyu mugabo wanjye nuza kumubona yinjira uraza kumirwa n'umugabo mwiza. Ati ariko naracitinze umugabo muhindura nk'agadenesi. Ati habe no kumfata nkabura nagiye kurangura, najya kurangura urabyumva nawe kubita y'icyumweru nyine urumva ndi mataye, nta wambonaga ngo aresiste ari umugabo. Ati dore aho nshoreje. Ati umurimo nakoraga mu rusengero ndawureka nkumva ntukimbereye. Arambwira ariko nyine ijwi ritavayo. Ati rero unsabira Imana imbabazi. Narazisabye ariko sinzi ko yambabariye. Uyinsabire izanyakire yarambabariye, ariko impaye amahirwe kongera gukikira abana banjye. Naho umugabo aza kwinjira nzamura ijwi. Narasenze n'amarira n'ibintu byinshi. Uri Imana, nta nubwo nongeye gusura abandi, nasuye nka babiri gusa ndataha. Ndasenga mbwira Imana ngo aha simpava, iyi ntebe sinyivaho, uyu mugore uburibwe budahagaze. Ndasenga turarira, ntiyasubizaga urabyumva ari muri nkamureba nkabona inyama ze zo mu nda zari ziri mu ishashi. Bashyizeho so sinzi ukuntu narebye Satani arambwira ati usura saba ibiki koko muzabiri ruhuko ridashira. Ariko umva nkubwire ni wizera iyo mu ijuru ntuzabikureho amaboko. Ishobora gukora ibitashobokera abana. Reka nihute ngere ku ngingo. Naho ubu tuvugana iryo joro umugabo yaje kumbwira ngo yasinzire nyuma y'igihe kirekire. Bukeye bwaho le 26 yari konje ndagaruka turaboroga. Le 27 ndagaruka. Ubu tuvugana we n'umugabo bari muri Australia. Yes Profe bari muri Australia. Umugabo yagiye gukorerayo NGO aragenda. Mataye yabagarutse yabaye mataye. Mbwirira ukwegere ngo dufite impamvu ibihumbi zishimira Imana. Umva impamvu nzanye ubwo buhamya. Nageze ahantu navuye aho ku bitaro natwaye indi image. Nagiye mvuga ngo umubiri niki, kubaho niki, natwaye ibibazo, amafaranga c'est quoi. Umva message nahavanye message ivuga ngo ariko bavuze ngo pastor bivuge. Umva message nahavanye iravuga ngo ibintu byose twirukaho turimo turashaka tubishaka kuko Imana yabanje kuduha icyangombwa cyitwa santé. Hari ibyifuzo utasengera uri kuri bombone. Ariko waretse waba urimo uraniha nkawe ukavuga ngo etaje wapi, ma piscine, ma fiance mana, fiance uri murasira mu mwuga, fiance mfite vision mu myaka 5 kuzaba namaze kurangiza estate